nta munyamuvumo uvuma umunyamugisha, nta munyamuvumo uvuma umunyamugisha, ntabwo akanwa karimo umusitwe igisogororo kavuma akanwa kari mu ihumure rihumuza imitima y'ubwoko bw'Imana. Uzi ko mu myaka 46 mfite nibwo nabanye n'abantu bitari ngombwa ko tubana. Myaka 43 bwo bwa mbere na regress. Ya. Myaka 45 mfite nako nibwo bwa mbere na regress. Aracyumva? Bisho, mu minsi yashize dukora nibwo bambwiye ati njyewe na Pastor Mutesi ati ibi ni ukutwica urubozo. Ati cyane ko njyewe ubwanjye ndi kuzira gusaba imbabazi. Ati noneho kwica urubozo Pastor Mutesi nawe akazira kuba yarampaye izo mbabazi. Ati ibyo ngibyo nimba abantu bagutera amabuye kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Ati ibyo nuko kwica mu buryo bw'ibitekerezo bw'amarangamutima. Ubona ari ihe mpamvu mugani nkuko nabirimbi kubajije ari we muntu wahagurukiwe cyane cyane de bose barakuvuga barakuvuma dore ko anavumwe. Ahubwo mere no kuvuma. Agahinda gakomeye gusa kamwe kuko gospel yo mu Rwanda ishaka guhagararirwa na Sekibi. Ntabwo ishaka guhagararirwa n'abakozi ba Satani, ahubwo gospel yo mu Rwanda mfite agahinda kishaka guhagararirwa na Sekibi. Imbabazi nasabye uwo zariye n'ibyanjye na Mutesi uwo byariye azakizwe n'ibyanga aziyahure nka Yuda. Imbabazi nasabye Pastor Mutesi uwo byariye azihane n'ibyanga aziyahure nka Yuda. Ahubwo mbonereho no gusaba abantu bancuruje kuko hari utubazo mfite. Hari utubazo mfite tw'amafaranga. Nukuri ndasaba YouTube channel zancuruje. Zikancuruza nabi, zikancuruza mu businzi, zikancuruza mu busambanyi, zikancuruza mu kurongora no mu gutabana. Nzisabe mwakanza kanyenyeri. Nimero yanjye ni 0788 45 85 18. Content si mwayibonye. Si mwacuruje se? Aya kamera urayamaze. Abwa kanwa kabi kanduye kavumye kavuma kanwa kejejwe. Ntishobora ko isoko mbi iva mu amazi mabi, isoko nziza iva mu amazi meza. Nta cyiza kiva mu kanwa kawe wavuma bigakunda, ahubwo uwo muvumo uhita ukatikoni ukakugarukira. Vuba bidatinze umugore wa Bishop Gerard araza gutabaza. Aratabaza ubwo yavugaga ko nawe azaza ku mihanda akaza gutabaza. Aterega buriya Gerard ati nubwo yatereta te agakunda Pastor Mutesi bagakundana atari ko rero rugo ntirwarama. Ati ndabihanuye ndabivuze nitwa hari invitation yagiye hanze yanditseho Bishop Gerard na Pastor Mutesi prudentienne. Iriya Save the Date warayibonye? Narayibonye. Ni ryari ubukwe. Noneho haza umuhanuzi nta kibazo ndamuvuga nibishaka. Ati umugabo witwa Gerard rero ati yabonye ko abantu bamushizeho ati kandi umuntu uvuze Pastor Mutesi arya inyama, akarya amafi, akarisha inkoko, akarya mayonnaise iriho ketchup, akarya ifiriti. Ati noneho iki kubya gataha niki na envelope itubutse. Ati rero Gerard yabonye ko natakirya inyama. Arangije ati abantu bashizeho nini isunga Mutesi akanyenyeri kaje karongera kagira iki karongera kakire you have received. Ati nicyo kintu cyatumye ujya gusaba imbabazi. Atari ko Mutesi yitonde ati vuba cyane adakubitwa n'inkuba. Aho bibajije bati ese umugabo Bishop Gerard yaba yarajyanye imyuka mibi kwa Pastor Mutesi kubera iki? Kuko bagwije ubugome ntibagwiza urukundo.
muririmbyi yaravuze ngo jya wumvira umwuka gwiza urukundo nta soni uzagira nubona Yesu. Aho kugira ngo abantu bagwize urukundo muri iki gihe bagwije ubugome, ariko nta munsi n'umwe umugome yigeze atera imbere ngaruta uwafitiye ubugome. Ntabwo wumva nta munsi n'umwe ubugome bwigeze butsinda, ntibibaho. Nta munsi n'umwe kugira nabi byigeze bihesha umuntu icyubahiro, ntibibaho. Nta munsi n'umwe gufata umuntu ukamwica kandi ahagaze byigeze bibyara umusaruro mwiza, ntibibaho. Ingaruka y'amaraso ni mbi, haba ari muri iki gihe no mu kizaza. Nimba ko kuri umukozi w'Imana byari bikwiye kunyambika ubusa, nabwambaye wenda wanabibonye, basi se basi wakambitse isoni z'ubwambure bwanjye. Nimba uri umukozi w'Imana, ko Bibiliya ivuga ngo mubabarane n'abababaye mwishimane n'abishimye. Nimba Gerard ari kuri uwo musozi mubi kandi ukaba wabibonye, kuki utababarana nawe? Ahubwo ibibaro umubabaro ugahinduka ibyishimo byawe. Ntumva ko turi abantu babiri bakorera ubwami butandukanye? Nabwo rero ibyo ari byo. Umukozi w'Imana uraha nuzaza akavuga ngo bishop yarasenye. Bishop ihangano komere, nagufasha gusenga, uwo niwe mukozi w'Imana. Nuzaza akavuga ati bishop yarakennye agurisha iyo kamera. Bishop niki cyaguteye kugurisha iyo kamera? Nabuze minirivare wenda n'urugero. Bishop mbabarira nshaka ukuntu twareba ikintu wenda dukora kugira ngo abana bashobore kwiga. Uwo niwe mukozi w'Imana. N'abandi n'abakozi bundi mugabo kandi nawe azabahemba. Ariko sibyo mbifuriza. Muririmbyi yavuze ngo ndinginga Imana ngibereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabiye. Ndinginga Imana ngibahumura amaso, babone ko bari mu mwijima, babone ko bari kugirira nabi imiryango yabo, babone ko bari kugirira nabi famiye zabo, babone ko bari kugirira nabi ejo habo hazaza, babone ko bari kwigirira nabi. No kuri iki kintu nkivuga, nge naherutse abagabo bahangana n'abagabo bakanafatana mu mashati bakarwana, buretse ndangize Gerard, buretse nsoza agakantu bakigaragurana, urushije undi imbaraga akavuga ati much respect my brother, bikarangirira aho ngaho bakazahura bagasangira akantu kuko umwe kubaha undi. Ariko uyu munsi byabaye agatogo, aho abagabo basigaye baza mugahangana natwe abagore, ukaza ukanuka ejo ukagaruka ukanuka, ejo ukagaruka ukanuka, ngiye Gasaro cyangwa se ugatuka Mutesi cyangwa se ugatuka runaka, gutyo ukibaza byagenze bite ku buryo uyu munsi abagabo bahagurukiye abagore. Kandi nzi ko ubundi abagore nitwe abantu tuvuga cyane, ariko muri iyi minsi abagabo noneho aho bigeze, noneho byabaye inverse, abagabo nibo bahagurukiye twebwe abagore. Ubundi byaje kugenda biti. Ndashima Imana ko mu gihugu cy'u Rwanda hari abagore bahindutse abagabo, ariko nkanashima Imana ko hari abagabo babaye abagore pe. Abo rero bakwiye kudodesherezwa amajipo nkayo mukabayaho bakayambara. Kandi umugabo si ubwanwa, umugabo si igihagararo, ndahita nanataha. Umugabo si ukubyara, umugabo ni mu mutwe. Umugabo si n'akapipi, si n'agapipi nyine. Gasaro TV. Ikintu cya mbere nibaza ni kimwe, uri umugabo yego wasabye imbabazi ndetse uzisaba mu buryo nk'ubw'abandi bose bazisabyemo. Ako kantu kari ingenzi. Yego nakumvize kaza revuga. Abandi baragenda basaba imbabazi baranazihabwa, nabo bijya kuri kamera. Gerard nawe aragenda asaba imbabazi aranazihabwa, nabwo bijya kuri kamera. Ariko Gerard niwe mugabo wahagurukiwe cyane, avugwaho byinshi, avugwaho ibibi igihumbi, kandi hari n'abandi babanje. Ubona byaratewe n'iki ko Gerard Bishop Gerard ari we wahagurukiwe mu gihe abandi basabye imbabazi icyo gihe ntibivugweho?
ndetse n'abandi baguha iminsi bati Gerard wasabye imbabazi ejo tuzabona ari we wagarutse kongera kuvuga ibibi bya Pastor Mutesi. baba bazi imyaka afite. Uzi ko mu myaka 46 mfite nibwo nabanye n'abantu bitari ngombwa ko tubana. Imyaka 43 bwo bwa mbere na regress. Ya. Imyaka 45 mfite nako nibwo bwa mbere na regress. Aracyumva? Nakurikiye. Hanyuma warumbajije ngo abandi bagiye gusaba imbabazi. Ariko wazisabye igiti kirimo amabuye. Nako igiti kirimo imbuto icyo abana bateramo amabuye. Nuko nzi ko nahindutse n'ijuru rirabihamya n'isi zabihamya. Nuko nzi ko Bibiliya iravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa maze wihane. Kwihana si ububwa jewe direction yanjye narayikase. Ntabwo nshobora gutera marishari ngo subire inyuma. Nuwataka imbaraga zose yakatakisha ntabwo zishoboka. Bakurikiranye ntabwo zishoboka. Uyu ni umugabo upfira icyemezo yafashe. Aricyo uwitwa Gerard ni umugabo upfira icyemezo yafashe. Bisho mu minsi yashize dukorana nibwo bambwiye ati njyewe na Pastor Mutesi ati ibi ni ukutwica urubozo. Ati cyane ko njyewe ubwanjye ndi kuzira gusaba imbabazi. Ati noneho kwica urubozo Pastor Mutesi nawe akazira kuba yarampaye izo mbabazi. Ati ibyo ngibyo nimba abantu bagutera amabuye kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Ati ibyo nuko kwica mu buryo bw'ibitekerezo bw'amarangamutima. Ubona ari ihe mpamvu bamugani nkuko nabirimbi kubajije. Ari we muntu wahagurukiwe cyane cyane de bose barakuvuga barakuvuma dore ko anavuma. Ahubwo mere no kuvuma. Reka subize mereye inyuma. Ubundi se ufite ubwoba bwo gupfa? Nta munyamuvumo uvuma umunyamugisha. Nta munyamuvumo uvuma umunyamugisha. Ntabwo akanwa karimo umusitwe igisogororo kavuma akanwa kari mwihumure rihumuza imitima y'ubwoko bw'Imana. Icyo nukubeshya. Ikindi gihe nciye mu rupfu igihe kinini. Nta kintu ntinya ibintu bibiri. Ntinya Imana no guhemukira igihugu. Ibindi byose zero. Hanyuma ngere ku cyerekeranye no gusaba imbabazi. Yego. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Urwaye indwara kandi ntiwizera gukira. Ngo ninde wamenya akamenya ibiwurimo. Imana igenzura imitima. Yego. Mfitiye agahinda gakomeye gusa kamwe. Kuko gospel yo mu Rwanda ishaka guhagararirwa na Sekibi. Ntabwo ishaka guhagararirwa n'abakozi ba Satani. Ahubwo gospel yo mu Rwanda mfite agahinda ko ishaka guhagararirwa na Sekibi. Ariko hari ibyiza twavuga ku bakozi b'Imana. Cyane. Hari ibyiza twavuga ku bantu b'Imana. Ariko ntitwabivuga turi babi. Yego. Akurikirana. Yego. Rero jewe imbabazi nasabye uwo zariye n'ibyanjye na Mutesi uwo byariye azakizwe n'ibyanga aziyahure nka Yuda. Imbabazi nasabye Pastor Mutesi uwo byariye azihane n'ibyanga aziyahure nka Yuda. Ahubwo mbonereho no gusaba abantu bancuruje kuko hari utubazo mfite. Hari utubazo mfite tw'amafaranga. Nukuri ndasaba YouTube channel zancuruje. Zikancuruza nabi, zikancuruza mu businzi, zikancuruza mu busambanyi, zikancuruza mu kurongora no mu gutabana. Nzisabe mwakanza akanyenyeri. Nimero yanjye ni 0788 45 85 18. Content si mwayibonye. Si mwacuruje se? Aya kamera urayamaze? Urumva se si bayavuze se ngo ni 400. 400 wishurira abana batanu. Batatu bari muri privé. Nishura 1,600,000. Ahubwo akanyenyeri 182. Rimwe. Iyi kode se ni ngombwa?
bakande kuri 0788458518 yaba ari uwancuruje ariko ndasaba cyane cyane abancuruje nabi mubayifura kuko urabona mwaracuruje views zarabonetse navuga turiya mu bishop twaramuhamije reka dupfe kumukandira akanyenyeri tumuhe nayagura amazi nta kindi nabisabira naho ubundi Yesu azaza guhana no guhemba kandi azahembera umuntu wese bikwiranye n'ibyagize ate yakoze ubibira mu mubiri azasarura kubora ubibira mu mwuka nawe azasarura ubugingo buhoraho murakoze jewe kumvuga rero nabi kuko nasabye imbabazi byaranejeje kuko bibiri vuga ngo niba bavuga nabi babahora izina ryanjye muzishime mwitere hejuru kuko ingororano zanyu zizaba nyinshi mwijuru nese umukira nyicaje kuri hoteli amisa ya miliyoni ampa n'ibihumbi 30 urumva ndakurikiye ingororano z'ibyiza zirahari n'ingororano z'ibibi zirahari cyane ushaka gukora yihitiremo izibibi zishobora kuba ziboneka vuba yego urabyumva yego zishobora kuba turara dutahanya abarara batahanya yabo wenda izibyiza zigatinda kuza ariko izibyiza nubwo zitinda kuza iyo zije ntabwo wicuza ntabwo ziza ufite umutima uguhagazemo yego umutima uranezerwa urakoze hanyuma icyerekeranye n'umuvumo nakubwiye ngo nta munyamugisha nta munyamuvumo uvuma umunyamugisha yego Gerard mfite umugisha w'amahanga Gerard ibyo nakoze n'ibyo nzakora hari umuntu utazapfa bigezeho kereka wenda yemereye Kristo akabimukoresha rero ntabwo akanwa kabi kanduye kavumye kavuma akanwa kejejwe ntishobora ko isoko mbi ivamwo amazi mabi isoko nziza ivamwo amazi meza nta cyiza kiva mu kanwa kawe wavuma bigakunda ahubwo uwo muvumo uhita ukata ikoni ukakugarukira Yesu niko bimeze nuvuma umuntu udafiteho ikibazo utagufiteho ikibazo ukavuma umuntu uri mu kwera kw'Imana uwo muvuma Imana irawukatisha ugahita uza kureba hano ndashaka gusoma iki gitekerezo ni comment y'umuntu iravuga iti ni kuri channel imwe nashatse kwamamaza ati ibyo wa mugabo we avuga izina ry'uwo mugabo uvuga ni ukuri ibyo usobanura ngewe ndagukurikiye cyane vuba bidatinze umugore wa Bishop Gerard araza gutabaza aratabaza ubwo yavugaga ko nawe azaza ku mihanda akaza gutabaza ntabwo ari injiji nsubiremo ntabwo ari injiji ntabwo ari nicyo gisubizo kuntu Bishop yavuze yisekeye nese na wakora iki kindi ibaze nk'uwo yamaze kwangirika mayindi kubera oya umuntu wavugaga ati amakuru vuba azaza ati ngiye kuyabashukusanyiriza ubwo urumva ese yumva ko bazajya gushaka umugore aje ariko byanakorwa da mbona muri social media nyine umuntu ashobora no kuhiga ugashiduka abana b'umuntu bicaye kuri kamera ahubwo bazacuna nta kindi gihari nta uwo mu mama niyumva ari byo bimunyuze karifu ariko twebwe turi mu murongo umwe turi mu murengo wo kubaha buri muntu wese kuko Bibiliya avuga ngo turi ingingo za bagenzi bacu yego turi mu murongo wo kubaha buri muntu wese kuko ari ikiremwa cy'Imana kandi turi mu murongo wo kuvuga ibyiza abandi wabyumvise kandi turi mu murongo wo gukosora amakosa twagiye tubamo yo kwirirwa ku mihanda papa kanaka tukataka kanaka tukataka mwakoze gasa none se ntago nakoze uko sindanagize ibibazo byanjye ikindi kibazo kikurikiyeho Bishop Gerard aterega buriya Gerard ati nubwo yatereta te agakunda Pastor Mutesi bagakundana atari ko rero rugo ntirwarama ati ndabihanuye ndabivuze nitwa Juste naramuhamagaye umushiti wawe naramuhamagaye so muko namwandikiye
oya ariko reka tubisome nyine ni content nyine nawe nikabibona nase ubundi ngo kuko ngo nta mafaranga ufite yatunga umubyeyi mwiza nka Mutesi rwose kandi mukanya araza kugaruka avuge ko ndi umukire uraza kubyumva ati nayo nta mafaranga ufite ubuzima tubayeho ubuzima bw'ikinyoma mubayeho abantu benshi kuri social media babayeho ubuzima bw'ikinyoma mukanya aragaruka ati Gerard ni umukire afite byose nibyo by'umugore simbyumva n'ibiki byose mukandi kanya aragarutse ati Gerard arakennye ntiyarongora Mutesi mbo reka tuvuge iki ngiki harya ngo cyavugaga uko byagenda kose waracyumvisha kuko niwo hise uvuga ngo niwo hise umuvuga arahanura ko tutabana oya yavugaga ko urwo rugo rutamara kabiri mu byo yavugaga ariko nekereza ko l'homme propose Dieu dispose umuntu ashaka gupropose bimwe Imana nayo ikaba izakora ibyayo mbo icyo nagira ngo subiza abakunzi banjye kandi ntabwo nta muntu nifuza ko ababara kuko niwo murongo nihaye umurongo mwiza wo kutababaza abantu umuntu wese ajye yishima haba ari mu ntege nkeze cyangwa mu mbaraga ze Yada wikabya soma ntabwo ndubizisoma urazisoma kuko utazisomye waba unteje aba bankurikiye yashubije nguki kutabisoma se wasomye comment yanyandikiye comment oya wayisomye ntago ari yanditse ariko wavuze ibyo yamanuriye nawe soma ibyo ngo ariko nawe uvuga ngo registre nge nazi namvuze ngaho nawe soma ibyo yamanuriye Juste na mutima mu bimana reka muriki ubona ko ibintu mu byose ari ikinyoma ati narakijijwe oya none muvandimwe wababajwe n'iki gituma umpagurukira uri mwene data dusangiye gucungurwa wanyereka ikiganiro I think washatse kwandika nakoze mvuga ko mfite divorce umuhari kode runaka ntazi urangije uti narakijijwe muhumure sinzabasubiza mukorere ubwami bw'umwijima vuba igihe cyo kurangira kwabwo kiri hafi gusa bibakundiye mwava muri ibi tugafatanya no kubaha Imana isayo cyangwa Imana isi irashirana no kwifuza kwayo once isoyo isi irashirana no kwifuza kwayo shyira akantu karira arakubwira ati mwaramutse neza urabizi ko ntacyo twapfa n'ibiganiro bisanzwe urangije uti murakoze niko mwataka ukabona views niko mwataka ukabona views ahita ambwira ngo niko ugakomeza ukabona views ati nenzi ko hari icyo dupfa ngo usaba imbabazi nkuko nazisabye ndamubwira nari ko hari icyo dupfa ngo usaba imbabazi nkuko nazisabye ntacyo twapfa rwose n'ibyo ngayo ngoko ariko nyine niba hari umuntu ukora ibintu akabikora mu buryo wamugani bwaviews ariko fata ukwisi iri kunyakira hari n'ubikora akabikora n'ubugome fata ukwisi iri kunyakira rero juste akubwiye ko nta bugome Gasaro yes please mukajye murengera content zanyu Jewe hari content kunyakira nk'umuntu hari content ugisona ngukoraho ndakumva nyine kandi na content kunyakira nk'umuntu mubi wowe mu gikaro uri kumbwira ko ari views uri kugira gute uri umwataka muri kwa kundi wataka wishakira iki mwataka sefine nicyo ngicyo ni views abantu nibikorere views nta kibazo ariko je nta muntu numwe uruhande mpagazemo kandi uziko navuze ku byanjye uruhande mpagazemo nurwo kubaha Imana mwubaha abantu b'Imana mu byiciro byose hari invitation yagiye hanze yanditseho Bishop Gerard na Pastor Mutesi Prudentienne iriya save the date warayibonye narayibonye ni ryari ubukwe nejo yego Imana ibibemo noneho haza umuhanuzi nta kibazo ndamuvuga nibishaka ati umugabo witwa Gerard rero ati yabonye ko abantu bamushizeho ati kandi umuntu uvuze Pastor Mutesi arya inyama akarya amafi akayarisha inkoko akarya mayoneze iriho ketchup akarya ifiriti ati noneho ikikubye agataha niki na envelope itubutse ati rero Gerard yabonye ko natakirya inyama arangije ati abantu bashizeho n'isunga Mutesi akanyenyeri kanjye karongera akagira iki karongera kakire you have received
ati nicyo kintu cyatumye ujya gusaba imbabazi, atari ko Mutesi yitonde, ati vuba cyane adakubitwa n'inkuba. Aho bibajije bati ese umugabo Bishop Gerard yaba yarajyanye imyuka mibi kwa Pastor Mutesi ku buryo yahita kubitwa n'inkuba kubera ko yavuye gusaba imbabazi? Reka duheraho. Sha ibintu wambajije ni birebire, ushaka wareka tugasoza. Oya ntago dusoza nonaha. Harya ngo yitwa Nibishaka. ngo niki? Ngo niki? Nibishaka. Ngewe nituzatuba tubikora ikiganiro. Ujuza wanyweye amazi waryamye nijoro bihagije waruhuze. Ndakubaza wambwiye yitwa Nibishaka Theogene. Akitwa indi title afite? N'umuhanuzi. Nese nyakubaha muhanuzi ko Imana iguhamagara ntari impari. Ubabajwe nuko ndya uri umukozi w'Imana? Wababazwa nuko ndya uri umukozi w'Imana? Yagiraga inama Mutesi ngo yitonde. Ntabwiza ari inama n'ubwicanyi n'ubujenosideri buri mu mitwe y'abantu. Kuki ubabazwa nuko ndya? Kuki uri kubabazwa nuko ndi burye? Twibukiranye kurya ntibisaba kubukijijwe. Kurya ntabwo tugaburira abantu bakijijwe. Urumva? Yego. Tugaburira abantu kuko tuzi iyo duha. Ntabwo tugaburira abantu twitaye ko bakijijwe. Tubagaburira kuko tuzi ko bashonje, kandi hari yavuze ngo uhaye umukene abagurije Imana. Sibyo? Yego. Kurya rero ntibisaba ko umuntu akizwa. Nese uwo muntu nimba ari umuhanuzi utifuza ko ndya urumva ari we? Ngira ngo yakavuze ngo tugize amahirwe ubwo abuhuye na Pastor Mutesi agiye kurya. Sibyo? Kandi si bibi. Nibimubabaze. Kuki uri kubabazwa nuko ngiye kurya? Kandi witwa umukozi w'Imana. Ubwo rero ndahita nshyira moto. Ntabwo uburiwe. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibyo mwishimira ko abantu babagirira namwe muba ari byo mubagirira. Nimba wifuza kurya ifuze ko na Gerard arya. Ariko nyine nawe ujye utanga injyawuro. None se ubwo urumva warya wenyine bigakunda? Injyawuro ni biki? Nge nohereza kuri wese. Niba ubonye 50 fata 10,000 wohereze ku muntu. Je nta muntu nzaha amafaranga kugira ngo amvuge neza. Oya atari kuvuga nyine mugasangira. Imana izampamiriza. Gusangira papa. Urumva? Gusangira. Abo bana bose bavuga nta muntu urubaka itorero mu mujyi wa Kigali. Ngari shumbi imyaka 11. Gerard ifite stati yanjye muri RGB. Gerard ifite recommendation y'akarere ka Kicukiro. Ntabwo ari Bishop Wirezi. Ni Bishop ufite ibikorwa bifatika, umufatanya bikorwa w'akarere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Utanga mituweli 100, uwubakira abatishoboye, ugaburira abashonje. Abo bana badafite ikintu na kimwe uretse umunwa nawo wuzuye ibyaha, wuzuye kurarikira, wuzuye ubugome, wuzuye ubwicanyi, wuzuye guhemuka. Nta mwanya mfite wo kubasubiza. Gusa igihe kizabasubiza. Sibyo? Igihe kizabasubiza. Kandi Imana abanyarwanda baciye umugani ukomeye baravuga ngo Imana ihora ihose. Ntabwo ihoreraho. Urumva wifuza ko Imana izaguhorera se? Iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Ukibwira ko mpanywe nawe. Ngari ku munsi umwe nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Hari igihe abantu bazarira ku karubanda badafite ubabwira ngo ni muhore. Kubera iki? Kuko bagwije ubugome ntibagwiza urukundo. Muririmbyi yaravuze ngo jya wumvira umwuka gwiza urukundo. Nta soni uzagira nubona Yesu. Aho kugira ngo abantu bagwize urukundo muri iki gihe bagwije ubugome. None nkubaze kujya kwa Mutesi abantu bakankunda reka tubyemere nubwo atari byo. Ariko kujya kwa Mutesi abantu bakankunda bakongera bagakanda wadi limit uretse ko nta niyo nabonye, uretse ko atari nayo naringamije, kongera bagakanda wadi limit, uwo muhanuzi biri kumubabariza iki? Bibyaye urupfu gute se Gerard katari umwicanyi? Bibyaye urupfu gute? Ni abantu bangahe bakubiswe n'inkuba n'abasuye? Ni abantu bangahe bapfuye ku bwanjye? Ntabwo wumva ko ari ubugome? Ariko nta munsi n'umwe
umugome yigeze atera imbere ngaruta uwafitiye ubugome. Ndashaka kuzabaha akazi mu nganda zanjye, nenda gufungura mu minsi iri imbere kuko social media mu minsi iri imbere zimwe zirafungwa. Abo rero bazaza kujya bakubura iwanjye. Ndumva ari akazi ngomba gutanga kuko ntabwo wumva nta munsi n'umwe ubugome bwigeze butsinda, ntibibaho. Nta munsi n'umwe kugira nabi byigeze bihesha umuntu icyubahiro, ntibibaho. Nta munsi n'umwe gufata umuntu ukamwica kandi ahagaze byigeze bibyara umusaruro mwiza, ntibibaho. Ingaruka y'amaraso ni mbi, haba ari muri iki gihe no mu kizaza. Niyo mpamvu hari akaririmbo nshaka kubaririmbira. Ko bitagomba amafaranga, ntibinagomba amashuri, ntibinasuzuguza ubigize, bambarize bibananiza iki? Kuvuga neza ntibisaba amafaranga. Kuba umuntu mwiza ntibisaba amashuri. Kwatura ibyiza ku bantu ntibisaba kuba urangije ufite doctora. Ko bitagomba amafaranga, ntibinagomba amashuri, ntibinasuzuguza ubigize, byabananije iki? Bene data bakundwa b'umusaraba. Abyumva? Yego. Rero ntabwo ndigera mbona umugoma atera imbere. No. Ntabwo ndigera mbona umunyeshyara atera imbere. No. Yesu yaravuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Paul umwami wacu ari bugufi. Nimba koko abantu turi kuri social media twitwa abakozi b'Imana, ineza yacu yakamenywe n'abantu bose. Sibyo? Yego. Ndavuze ngo ineza yacu yakamenywe n'abantu bose. Aho kugira ngo abantu batumenye turi duguhangana. Ese koko mwene data, sibyo? Ngikomeza uwo mwandiko. Gerard agiye kwa Mutesi. Agiye koko agiye gusaba kugira ngo yongere agire igikundiro, abona akanyenyeri. Ese mwene da, byari bikwiye kunyambika ubusa? Nimba koko uri umukozi w'Imana, byari bikwiye kunyambika ubusa? Nabwambaye wenda wanabibonye. Basi wakambitse isoni z'ubwambure bwanjye. Nimba uri umukozi w'Imana, ko Bibiliya ivuga ngo mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Nimba Gerard ari kuri uwo musozi mubi kandi ukaba wabibonye, kuki utababarana nawe? Ahubwo ibibara umubabaro ugahinduka ibyishimo byawe. Ntumva ko turi abantu babiri bakorera ubwami butandukanye? Nabwo rero ibyo ari byo. Umukozi w'Imana uraha nuzaza akavuga ngo bishop yarasenye. Bishop ihangana ukomere, nagufasha gusenga. Uwo niwe mukozi w'Imana. Nuzaza akavuga ati bishop yarakennye agurisha iyo kamera. Bishop niki cyaguteye kugurisha iyo kamera? Nabuze minirivare wenda n'urugero. Bishop mbabarira nshaka ukuntu twareba ikintu wenda dukora kugira ngo abana bashobore kwiga. Uwo niwe mukozi w'Imana. N'abandi n'abakozi bundi mugabo kandi nawe azabahemba. Ariko sibyo mbifuriza. Muri ibi byavuze ngo ndinginga Imana ngibereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabiye. Ndinginga Imana ngibahumura amaso, babone ko bari mu mwijima, babone ko bari kugirira nabi imiryango yabo, babone ko bari kugirira nabi famiye zabo, babone ko bari kugirira nabi ejo habo hazaza, babone ko bari kwigirira nabi. Ntabwo bari kwigirira nabi gusa, baragirira nabi imiryango yabo, baragirira nabi famiye zabo, baragirira nabi inshuti zabo. Ni ibintu bari gukora babona ari bito ariko bizagira ingaruka mu gihe kiri imbere. Niyo mpamvu nabihunze hakiri kare. Uravuze ngo basa n'abakubona wambaye ubusa bakabikwirakwiza aho kuko gushyiraho aka esume.
kandi ari byo bakoze cyangwa agashuka ubwo na agashuka nimba uri kwanakayizinga ko nagiye kugira ngo mbone word limit jewe ntabwo naje kuri social media nkennye ahubwo nakeneye kuri social media yego naje mbayeho n'ubundi nabaho nabi ariko nkubaha Imana nakambara nabi ariko nkubaha Imana yego wari bwambone nambaye costume nafunze karuvati wayimbonye nkakangaye kabiri nabaho nabi ariko nkubaha Imana navugwa nabi ntari mu bibi ibyo biranezeza ariko iyo mvuzwe nabi nyiri mu bibi yibi biza kuvugwa nyiri mu mwijima mba mbabaye ariko impamvu ndi kwishima nuko Yesu ni inshuti yanjye kandi Yesu namutesi muri inshuti kandi Yesu ari kumuza n'abantu b'amamaro ari kumuza n'abantu bagaciro ari kumuza n'abantu bafite ubuntu bw'Imana ari kumuza n'abantu Imana ya blessings Ramva Mutesi turi erega wibitindaho turi inshuti oye nago nabitindaho dore itegeko riruta yandi yose rivuga ngo mukundane ibyo nibyo gutindaho se nkuko nabakunze ubushuti rega uzi uko Kristo yadukunze Kristo yaradukunze nzi kuri umukristo aratwitangira bivuga ngo iyo mvuze ngo mukunda nkuko Kristo yadukunze namwitangira yes kuko ni mwende data nakemera kubabara kubwe nakemera gutukwa kubwe kuko umva uko Yesu yaravuze ngo mbahaye itegeko rutani mukundane nkuko nabakunze gukunda mwene data nkuko Yesu yaradukunze aratwitangira urukundo mfite kuri mwene data wari we wese namutesa arimo nuko mwene data namwitangira bishatse kuvuga iki naba mfite igihumbi nkakimuha karya kuko je naraye ndi ngasigara ntacyo mfite yego namwitangira rero sinashobora mfite ubushobozi sirabona abana bamutesi barebuza ishuri mfite ubushobozi sinabona mutesi yasohowe mu nzu mfite ubushobozi sinabona mutesi yambaye ubusa ngurwo urukundo rushobora gutuma ni witangira ibyo bijyaginga n'abana b'isi ariko ubundi ngiye mureke nsoze no kuri iki kintu nkivuga ngiye naherutse abagabo bahangana n'abagabo bakanafatana mu mashati bakarwana buretse ndangize jera buretse nsoza agakanu bakigaragurana urushije undi imbaraga akavuga ati much respect my brother bikarangirira aho ngaho bakazahura bagasangira akantu kuko umwe kubaha undi ariko uyu munsi byabaye agatogo aho abagabo basigaye baza mugahangana natwe abagore ukaza ukanuka ejo ukagaruka ukanuka ejo ukagaruka ukanuka ngiye Gasaro cyangwa se ugatuka Mutesi cyangwa se ugatuka runaka gutyo ukibaza byagenze bite ku buryo uyu munsi abagabo bahagurukiye abagore kandi nzi ko ubundi abagore nitwe abantu tuvuga cyane ariko muri iyi minsi abagabo noneho aho bigeze noneho byabaye inverse abagabo nibo bahagurukiye twebwe abagore ubundi byaje kugenda biti ndashima Imana ko mu gihugu cy'u Rwanda hari abagore bahindutse abagabo ariko nkanashima Imana ko hari abagabo babaye abagore pe abo rero bakwiye kudodesherezwa amajipo nkayo mukabaye bakayambara kandi umugabo si ubwanwa umugabo si igihagararo ndahita nanataha umugabo si ukubyara umugabo ni mu mutwe umugabo si n'akapipi nyine umugabo dore naha mind amva yubayeho nk'uzapfa ejo nikosa rikomeye ariko umugabo naha igihe udafite aha kugira kandi si ugutondekanya ibivugwa n'iki byose kumenya kubishyira kuri line no kugira hano gutekereza ngo ingaruka zibi nizihe ndava he ndajya he nzahagera kubera iki nimagera nzahakora iki urakoze ubugabo rero abo bagabo ubona abagore mwabaye abagabo muzakuramo amajipo n'amakanzu muyabahe babe babyambaye noneho mwebwe mwambare ya mapataro yabo nicyo gisubizo ariko twambare amapantaro mubambika amajipo yabo amajipo mwari mwambaye muyabambike sha reka nge nkubwire
nimushake mwubake urukundo mwubake ubuvandimwe mureke inzangano mureke ubugome numvise aravuga ngo ubwo ngo uyu muntu ngo ari umwanzi wawe ngo ari umwanzi wanjye ngo nawe automatically uhinduka umwanzi wanjye gute se none se niba ngewe Gerard ari umwanzi wanjye ni urugero uretse ko ngira n'umwanzi ngira egari yuko umuntu muziranye yaba umwanzi wanjye nanjye dupfa iki se n'uwo muntu ariko bivuga ariko uwo muntu ubivuga arakijijwe nyene kujya amenya uvuga ibyo bintu arakijijwe nimba akijijwe bamume mwigisha fata nimero yanjye wewe umuntu uvuga ibyo 0788458518 mwigisha Bibiliya avuga ngo umwanzi wawe nubona bo bose bavuga ibibi bagize ibyago ntago nabyishimira nubwo umuha ukagira ngo uramuneguye nakanda kanyenyeri nge sinakifuza kubona abana bumwe mu batanyumva abayeho nabi nakanda kanyenyeri nkaruga ngufata iki gihumbi umuhahire kuko iravuga ngo umwanzi nasonza umugaburire nagira inyota umuha amazi yo kunywa nibwo uzaba urunza amakara yaka ku mutwe we ntabwo igisubizo cyo kwangwa ari ukwanga no nabanzi bacu duhatirwa kubakunda bakunzi ba Gasaro TV ndabakunda ndigendeye baye muhumure dufite imana yego imana igumugisha Bishop Gerard nuko wabyumvaga ni ibitekerezo byawe bidakuyeho nuko undi hari uko aba byumva kandi imana yo mu ijuru izajya irinda abana bayo nekereza ko uyu munsi ntabwo ari uko utahuye n'intambara ahubwo ni imana yabigezemo uruhare kugira ngo ubu ugihumeka naho turamutse turiho kubw'abantu tuba twarapfuye yego imana igumugisha urakoze cyane Gasaro TV.